Kristo Yesu ashimwe, ndabashuhuje mwese kuri uyu mwanya mwiza twongeye gufataho kwiga ijambo ry'Imana. Nibwo bwa mbere muri 2021 mfata umwanya wo kugira icyo mvuga, ariko turashima Imana ko 2020 yarangiye neza cyangwa nabi kuri bamwe, ariko muri byose Uwiteka aracyatubereye Imana, kandi nk'uko twabisoje tuvuga turacyakomeza kubivuga ko nta cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana, yewe no kugera ku cyo twita ko ari icyanyuma n'urupfu ubwarwo. Izo mbaraga ntago ruzifite zo kudutandukanya n'Imana. Uyu munsi rero mwansabye kuvuga ku ijambo ry'Imana ryiza rivuga Discerning false and true teachings, Guhishura inyigisho z'ukuri niz'ibinyoma. Ni umutwe mwiza wo kuganiraho, nifuza ko twese twafata umwanya wo kuganiramo. Ndafata iminota mike gusa yo kuvugaho nihuse ku cyo ni ugutanga nk'umurongo w'ibyo tugiye kuganiraho. Niba hari ikintu giteye impungenge cyane cyangwa bibiri ingaruka y'inshuro nyinshi, ni inyigisho z'ibinyoma zitari iz'ukuri. Yesu ubwe muri Matayo 7:15 yabigarutseho ngo beware of false prophets, itondera abahanuzi b'ibinyoma, kandi yongeraho ikintu gikomeye yuko tuzabamenyera ku mbuto zabo bera. Ndaje mbigarukeho mu kanya ibijyanye n'imbuto bera. Ahandi nanone yabivuzeho bitandukanye, ariko aca umugani w'amasaka n'urukungu, avuga ngo byarakuranye, hanyuma abantu bamwe b'ishyaka ryinshi bati reka turandure uru rukungu ruve mu masaka, ariko Yesu aravuga ati ibyo bigiye kubaho nonaha byakwangiza. Urukungu yabivuze neza ko rwabibwemo n'umwanzi. Ndashaka kuvuga ngo Satani nta murima agira abibamo, nta n'umurima w'urukungu ushobora gusanga ahantu wonyine ube uriho iyo identification ngo aha ni umurima mubi urimo urukungu, ahubwo azareba ahantu Kristo Imana yabibye ubukristo buzima bwuzuye, nawe akabibamo. Uyu munsi ikibazo gikomeye dushobora kujyaho impaka no gutekereza, ntabwo cyakabaye kibaza ngo nari numvaho inyigisho z'ibinyoma, kuko birashoboka ko uzumva buri munsi, nta munsi n'umwe w'ubusa ujya ukurenga utumvise inyigisho y'ibinyoma cyangwa itari iy'ukuri. Ikibazo gikomeye cyakabaye ngo njyewe mfite ubushobozi bwo kumenya ngo ibintu mbwiwe ni ukuri cyangwa ni ibinyoma, ni inyigisho y'ukuri cyangwa ni inyigisho y'ibinyoma. Niba ureba televiziyo, wumva radiyo, ureba YouTube, usoma amakuru kuri interineti, ahantu henshi hatandukanye, uri exposed, uri umukandida ku nyigisho z'ibinyoma zuzuye ahantu hose. Niba rero udashobora kumenya ngo iyi nyigisho ni ukuri cyangwa ni ibinyoma, faites attention, ushobora kuba warabendinze towards izo nyigisho, bikaba bigoye uyu munsi kwa identifying cyangwa kumenya ngo iki ni ukuri cyangwa ni ikinyoma, kuko rwose I can assure you that you hear false teachings, you are exposed to false teachings, whether you like it or not, they are here with us. Igituma rero bigorana cyangwa kiturushya kumenya niba inyigisho zavuzwe ari ukuri cyangwa ari ibinyoma, nabivuga nk'ibintu bibiri. Cya mbere, ntabwo tuzi ukuri uko ariko. Icya kabiri, ntabwo tubona amahirwe yo kubana n'aba bantu batwigisha kenshi ngo turebe ubuzima bwabo, nk'uko Kristo yabivuze ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo bera.
imbuto zabo bera, biragoye ko wabona igiti umunsi umwe utagize amahirwe ngo ugisange cyeze. Biragoye kubona imbuto zacyo, biragoye kwicara aho ngaho ngo utegereze igihe imbuto zacyo zizerera uzimenye. Na false teachings ni uko zimeze. Biragoye ko once ukizibona, nubwo bishoboka, wamenya imbuto z'uwo muntu kugira ngo umenye niba yigisha ukuri cyangwa yigisha ibinyoma. Ariko doctrine cyangwa imyigishirize, imyizerere afite mu kwigisha kwe ishobora kuba ari imbuto ya mbere wamumenyeraho, niba ufite ubwo bushobozi bwo kuba utandukanya doctrine iri false na doctrine y'ukuri. Now, ibi byose rero nk'uko duhora tubivuga buri gihe, biritorora bigasoza bitugaruye ku ijambo ry'Imana. Kabone niyo nafata isaha yose yuzuye nigisha kuri false doctrines, ntabwo nazimarayo, kuko they are false. Ushobora kuzikora uko bishoboka kose ukazihimba, ariko ikintu gishoboka cyiza ni ukwiga ukuri uko ariko, hanyuma ikidasa n'ukuri cyose kikajugunywa. Byumvikane ko false teachings ntabwo ziri false gusa mu myigishirize, ahubwo na products zazo, icyo zibyara. They are false in teaching, they are false in products, they are false in being. Ushobora kwibaza wenda ngo ubundi false teachings ziva he, cyangwa kenshi zishyirwa imbere n'abigisha b'ibinyoma. Abigisha b'ibinyoma baba baratangiye ari abakristu batigishwa ukuri, bakazashyuminga ko bakuze, bagatangira kuba abigisha b'ibinyoma. Byumvikane neza ko a false believer today is a false teacher tomorrow. So we better members b'iyi group twaba abigishwa b'ukuri. Ukuri rero ni kumwe twizera nk'abakristo. Ukuri nta kindi ni ijambo ry'Imana. Yesu muri Yohana 17:17 asengera abigishwa be yaravuze ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe niko kuri. Umunsi rero iyo tuvuga inyigisho z'ikinyoma, ni inyigisho zitari ukuri nyine. Hanyuma ukuri kukaba kumwe kuzwi twemera twese, ariko ijambo ry'Imana. Turi busome muri Petero wa 2 igice cya 2. Petero avuga yeruye kubigisha b'ibinyoma. Umurongo wa mbere uravuga ngo ariko nk'uko hariho abahanuzi b'ibinyoma badutse mu bwoko bw'Abisirayeli, niko no muri mwe hazabaho abigisha b'ibinyoma. Bazazana rwihereranwa inyigisho zirema ibice, zitera kurimbuka, ndetse bazihakana na shebuja wabacunguye, bizanire kurimbuka gutebutse. Ingeso zabo z'isoni nke benshi bazazikurikiza, batukishe inzira y'ukuri. Igice cya mbere cya Petero wa 2 kivuga cyangwa kigaragaza byinshi ku mukristo w'ukuri cyangwa ku nyigisho z'ukuri. None igice cya 2 kikavuga ku nyigisho z'ibinyoma. Ubiringanije byombi, usoma hamwe ku handi, byagufasha kumenya neza inyigisho z'ukuri, inyigisho z'ibinyoma, abigisha b'ukuri, abigisha ibinyoma. Ndashaka ko tuca twihuse mu bintu biranga cyangwa bigaragaza ko inyigisho atari iy'ukuri. Ikintu cya mbere buri mukristo wese agomba gutekerezaho, buri muntu wese urimo kumva, ujye wibaza ngo source y'ibintu ndimo kumva ni iyihe. If something has a different source from the word of God, nta bundi buhanuzi ukeneye icyo kintu wigifata nk'ukuri. Aho cyaba cyavugiwe hose, uwaba yakivuze wese, niba source yacyo atari ijambo ry'Imana, icyo kintu ntabwo gikwiye gufatwa
nk'ukuri kuzuye. 1:12, Petero wa kabiri 1:16, Petero avuga ngo burya ntitwakurikije imigani yahimbwe n'ubwenge ubwo twabamenyeshaga imbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo no kuzuka kwe, ahubwo twiboneye n'amaso yacu icyubahiro cye gikomeye. Hanyuma mu gice cya kabiri umurongo wa 3 akavuga ngo ababigisha b'ibinyoma, in their greed these teachers will exploit you with stories they have made up. Natangiye mu kanya mvuga ngo niba source y'inkuru urimo kwigishwa cyangwa ijambo urimo kwigishwa uko ryaba ryawe title imeze kose, niba source yaryo atari ijambo ry'Imana ntabwo ari ukuri. Byumve ubirekeye aho. Niba source y'ibirimo kuvugwa atari Bibiliya ntabwo ari ijambo ry'Imana. False teachings zishobora kuriyinga kuri creativity y'umuntu, ku bushobozi bw'umuntu afite mu gukonveka no kuvuga ibyo yasomye ahandi, ubushakashatsi bwakozwe, ariko niba bitari mu ijambo ry'Imana, icyo ni ikintu cya mbere kikubwira yuko ibintu urimo kumva atari ukuri. Ikintu cya kabiri ukwiye kwitaho gishobora kugucira amarenga cyangwa kikubwira yuko ibintu uteze amatwi urimo kumva atari inyigisho y'ukuri ni what is the substance of the message. Ni iki kintu kimeze nk'ishingiro cyangwa gikomeye mu butumwa urimo kumva. Petero nanone wa 2:3 yavuze ngo we have everything we need for life and godliness in him. True teacher buri gihe azigisha ko Kristo ari we center, ari we zingiro ry'ibintu byose ry'ubuzima bwa Gikristo. Niba umuntu afite a different message, hari ikindi kintu ashobora gutungaho as a central focus, umuntu arimo kwigisha ibinyoma. However much ashobora kukubwira ko ibyo bintu ari ukuri, agasoza avuze ibindi bintu byinshi ariko akabishyiraho nka cover yo mu izina rya Yesu cyangwa akabyitirira Yesu gusa atari byo, uwo muntu arimo kwigisha ibinyoma. Ntabwo bisanzwe, ntibikunze kuboneka ko umuntu ashobora kwihandagaza mu rusengero ngo ahakane Yesu. Oya, ahubwo azavuga ibindi byose byo ashaka, hanyuma izina rya Yesu ryifashishe nk'ikintu gitsindagira, nk'inyundo yo gukubita ku marangamutima ye na filozofi ze kugira ngo azigeze aho ashaka. Kuko aho urimo kubyumvira, setting urimo kubyumviramo ari muri church, ntabwo bivuze ko ari ukuri. Niba central point atari Kristo, atari we byose bizengurukaho, atari we shingiro y'ibyo dukeneye byose ngo tubeho godliness, tubeho ubuzima bw'Imana bwuzuye, that thing you are listening to is not true. Ikintu cya gatatu gishobora kuhumura amaso kikakubwira ko ibintu ndimo kumva bishobora kuba atari ukuri. Ibaza iki kibazo ngo in what position will the message leave me? Ubutumwa ndimo kumva burasiga bunshyize mu wuhe mwanya, buranshyira mu wuhe mwanya? Hari ubutumwa bwinshi twumva bugasiga budupresinze, budushyize mu mwanya w'ubwoba n'ihahamuka no gutekereza no gukora ibintu bihabanye no kwizera Imana. Niba ibyo bintu ari result ya message wumvise, that message was not true. Ukuntu Petero yasobanuye ubu butumwa butari bwo ku murongo wa 4 w'igice cya mbere, yaravuze ngo they promise freedom while themselves are slaves of depravity. Basezeranya abantu umudendezo kandi ubwabo ari imbata zijyana abantu kurimbuka cyangwa zijya mu irimbukiro. Tekereza kuri iki kintu, ubutumwa numvise buranshyira mu yihe position, ni he bunsiga? Niba product yabwo ari ihahamuka n'ubwoba,
that is not true. Ikindi kintu cya kane ukwiye kwibaza mu gihe urimo kumva ubutumwa washingira utekereza ko ari ukuri cyangwa atari ukuri ni what kind of people does the message produce. Ubutumwa ndimo kumva buproducinga cyangwa ni bwoko ki bw'abantu buvamo. What do I become after listening to this kind of message? Ubutumwa bwa nyabwo bwizewe busunikira abantu ku kuba bazima, goodness, knowledge, self-control, perseverance, godliness, brother kindness and love. Umurongo wa 5 wa Petero wa 2 igice cya mbere umurongo wa 5 niko hatubwira. Noneho umukristo w'igicupuri cyangwa wiga wumva inyigisho z'ibinyoma avamo ari umuntu uri arrogant, umunyamujinya, w'igisambo, wikunda, ufite amaso yuzuye irari nk'uko 2:14 habisobanura. Nshuti mu Kristo, ikintu kimwe giteye ubwoba nuko the end of false teaching is destruction. Nta yandi mahirwe abaho aba bantu bigisha cyangwa inyigisho z'ibinyoma twumva. Uko uzumva cyane zigeraho zikakuryohera kugera ku rwego rwaho utazamenya ngo ukuri ni ukuhe, ikinyoma ni ikihe. Hari ibindi bintu twibeshyaho tukitiranya cyane. Wenda ngana ku musozo w'iyi recording kugira ngo tunaganire. Power, miracles, eloquence ntabwo ari ibimenyetso bya true teaching. Kuba nahagarara hano nkahuha kuri telefone abantu bakitura hasi, abantu bakaririmba, abantu bagasara, no, ntabwo ari sign yuko ndi true teacher. Niba ibintu nigisha bidafite source in the Bible, niba ibintu nigisha bidaproducinga abantu bari free, abantu banze icyaha, abantu bakunze Imana, abantu bafite character zitandukanye, abantu bafite ubutumwa ntanga niba budasiga abantu muri position yo gukunda Imana kurushaho, then ikindi nakora cyose kibiherekeza ntabwo kibiha agaciro. Message niyo iri very important. If the message is not true, my practices will not add anything on it. Kugira ngo mvuge wenda nubwo byaba mu masegonda make kuri prophecy, ku buhanuzi, byo twita ubuhanuzi, rimwe na rimwe nabyo bidutera guhungabana. Bibiliya mu Bakorinto ba mbere ibice 14 umurongo wa 13 ivuga ku bintu bitatu buri muntu wese akwiye kurebaho akamenya niba ibintu ahanuriwe ari iby'ukuri cyangwa atari byo. Ukwiye kubijugunya kure, ntunabiteho umwanya. 1, avuga ngo Pawulo yavuze ko ubuhanuzi bugira akamaro ka edification, exhortation, bring comfort. Ibintu byose bigukura umutima uwaba abivuze wese, aho yaba abivugiye hose, if it is not edifying you as part of the church, if it is not exalting you, if it is not bringing comfort, that is not from God. To edify means to build up, such as building up one's faith, to strengthen one's relationship and walk with God. Ubuhanuzi bwa nyabwo bukwiye kuba bukuza, bukubaka ukwizera Imana ufite muri wowe. Exhortation ni umurimo ukorwa na Mwuka Wera utuma umukristo cyangwa uwizera agira courage mu kwizera Imana birushijeho. Comfort bivuze
koroshya umutwaro umuntu yikoreye, easing one's grief or discomfort. Now, ibi ndabihuza n'ibyo twumva buri gihe. Hari abantu bidumbukiza, akaza akavuga ati Imana irambwiye ngo isi igiye guhura n'akaga, Imana irambwiye ngo korona bimeze gutya na gutya, abantu noneho bagiye gupfa, nibwo bajya gupfa. My dear brothers and sisters, uyu munsi ndagira ngo mbibutse ko urupfu is not a threat to a believer, not a threat to a believer. Ariko niba kubyumva in so-called ubuhanuzi k'Imana yatumye umuntu, bigukura umutima, ntibitume uba comfortable in the Lord, ntibitume uba exalted, ntibitume uba edified, ikindi bitari sourced in the word of God. Throw away, keep working. Ntabwo ibyo bivuye ku Mana. I'm not saying yuko ibibazo bitazaba, bizaba rwose. Now, ikintu ushaka ko tuganiraho wenda through the chats turi bukore nyuma, ni ukwibaza ngo uyu munsi should we believe, trust in what people say? Umuntu kuvuga ngo Imana yambwiye ngo ibi n'ibi, se iyo abikubwiye bikaba byo, is it true, truly from God, cyangwa hari iyindi source bifite? Let's discuss in that line. May the Lord bless you, may the Lord bless all of us.